Perezida wa Repubulika nitwa Scovia Mutesi kuri mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. Ntabwo nzi ikibazo abantu bafite muri iyi minsi. This is Irka TV Rwanda. Kora subscribe dukomeze kubana muri byinshi kandi byiza biryoheye amatwi n'amaso. Yitwa Mutesi Scovia, nushaka umwite mama urwa Gasabo. Ni umunyamakuru kazi wabaye ikimenya bose kugeza no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu azwiho gukorana umurava mu kazi ke ka buri munsi ashinzwe. Abenshi tumubona mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi, ariko ntitumusobanukiwe neza. Ese Mutesi Scovia yaba ari muntu ki? Mutesi Scovia yavutse mu 1986 avukira mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda. Mutesi Scovia yabuze mama we akiri umwana muto cyane. Nk'undi mwana wese, Scovia yarakeneye kurirwa cyangwa se yarakeneye uburere buvuye ku babyeyi bombi, ariko ntibyaje gukunda kuko mama we yaramaze kwitaba Imana. Gusa ibi byatumye papa we afata inshingano zo kurera urubyaro yabyaye cyangwa se abana yabyaye, abikora nk'umubyeyi w'umupapa ndetse nk'umubyeyi w'umumama icyarimwe, ndetse amurerana n'abavandimwe be. Mutesi Scovia rero avuga ko yahawe uburere bwa nyabwo kandi ko ndetse yahawe urugero rwiza na se umubyara utarigeze ajya kumureresha ahandi. Mu gukura kwe akaba yarabonaga se akora imirimo yose yaba iya papa ndetse n'iy'abamama. Kuri ubu Scovia ni umumama wubatse ufite umugabo n'abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Uyu Scovia kandi avuga ashize amanga ko Rwanyange ari we wamufashije kwinjira no kumenya icyo gukora mu itangazamakuru, kimwe na Solange aya none yafatiyeho icyitegererezo. Abakaba ari abanyamakuru bamenyekana cyane mu Rwanda. Mutesi Scovia yatangiye kumenyekana cyane mu itangazamakuru ageze kuri Radio B&B Umwezi, akora mu kiganiro The Real Talk, ariko mbere yaho akaba yarakoraga kuri Radio Flash na televiziyo. Mutesi Scovia nyuma yo gusezera kuri Radio B&B yakomeje gukora ibiganiro bye nk'ibisanzwe anyuza ku muyoboro wa YouTube yashinze witwa Mama urwa Gasabo, utambukaho cyane cyane inkuru zirebwa ndetse cyangwa se zirebana n'ibya politike. Uyu muyoboro wa YouTube Scovia yawushinze tariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu 2021. Igitangaje, ikiganiro cya mbere yashyizeho cyarebwe n'abantu 160 bonyine. Yanga gucika intege kugeza aho abantu bawumenyeye utangira no kumuha wagatubutse. Scovia ntiyarekeye aho cyangwa se ngo acike intege, kuko nyuma yaho yashinze undi muyoboro wa YouTube yise Mutesi Scovia anyuzaho inkuru zirebana n'ubuvugizi. Yawufunguye tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri mu 2023, nawo ukurikirwa n'abantu batari bake. Kuri ubu Scovia mu yindi mirimo akora ndetse ashoboye ni umusangiza w'amagambo cyangwa se aba bita ba MC mu birori, mu misango y'ubukwe. Akaba avuga ko yabyisanzemo ubwo umunsi umwe bajyaga mu bukwe bakabura MC, birangira ari we ufashe izo nshingano ndetse abikora neza, biza no guhinduka akazi ke kandi akora neza igihe cyose. Ibintu bitangaje rero kuri Scovia umunsi umwe yigeze kuvuga ko nta kintu na kimwe umugabo ashobora gukora cyamunanira usibye kuba yatera inda. Scovia ibiganiro bye byinshi birangwamo urwenya rwinshi cyane ndetse no gusetsa, ahanini akagira kwisanzura ndetse no kudatinya ikije cyose akakivuga kandi akakivuga neza. Akaba n'umusesenguzi mwiza ndetse uvuga icyo agambiriye kuvuga atarya iminwa. Scovia kandi akaba azwiho kuvugira abantu benshi bari mu karengane ndetse no kugaragaza ubutabera mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mutesi Scovia kandi aherutse gutorerwa kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda cyangwa se RMC. Ni amatora yabaye ku mugoroba wo ku wa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa 11, yitabiriwe n'abanyamakuru bafite ibyangombwa byemewe n'uru rwego. Aha rero Mutesi Scovia yarahanganye n'uwamufashije kwinjira mu itangazamakuru neza ariwe Rwanyange, ariko nyuma Rwanyange n'ubundi aza kumuharira, avuga yuko uru rwego hageze ngo ruyoborwe n'umugore cyangwa se n'umudamu.
Iyi nteko rero yatoye chairperson wa RMC cyangwa se urwego rw'abanyamakuru bigenga mu Rwanda cyangwa se bigenzura mu Rwanda, rwari rugizwe n'abanyamakuru 123. Scovia yatowe ku bwiganze bw'amajwi ya 87, haboneka imfabusa 36. Scovia yamaze gutorwa yavuze ko azaharanira ko abanyamakuru bakora inkuru zifite icyo zungura cyangwa se zizageza ku muturage, kandi n'ubundi yongeye kuvuga ko azaharanira ko umunyamakuru akorera mu bwisanzure kandi akora ikinyamwuga. Izi nshingano rero Scovia yatorewe zari zisanzweho uwitwa Cleophas Barore yasimbuye wari umazeho imyaka itari mikeya guhera 2016 mu kwezi kwa 12. Ibyo ni bimwe wamenya kuri Mutesi Scovia. Wakoze kudukurikira kandi subscribe dukomeze kubana. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda cyane kandi ndakwishimira wowe amaze kwanda subscribe. Ibyinshi wifuza rero wabitubwiye muri comment niba wanyuzwe n'iki kiganiro. Imana iguhe umugisha.